kenshi iyo nicaranye nawe mba numva ari byiza cyane. Yewe urambwiza ukuri nanjye nuko biberega ndagukura. Uyu munsi hari aho turi gusohokera? Mbwira se hari agasiripurize sinaganyirije mbwira maze iminsi mbitekerezaho. Uyu munsi ni njye nawe. Nibyo ni ukuri kose pe. umva byanshimisha ku buryo udashobora kubyumva. Ega hashize igihe nta n'ahantu tujya twebwe twizingiye hano. Siri ndagukunda cyane urabizi ko buri gihe cyose nkubwira ko ntazigera ntuma mbona ku maso yawe hariho agahinda. Nibyo ni ukuri kose. Urabisha byari byiza n'ukuri. Nizeye ko mbwira byose ari ukuri. Erega ntabwo nifuza kuba nakubeshya kubera ko nakubonye ngukeneye. Twagiye rero. Ndabona wabaye mwiza cyane. Thank you. Urabizi ko ngukunda cyane. Nukuri ntabwo mba nifuza kukuva uruhande. Ushobora mubizi igihe tumaranye koko shanda gukunda nako turakundana. Erega byose ni wowe. Uza ko igihe cyose uzahora uri uwanjye kugeza ku iherezo ry'isi. Umva ibyo biri konfirime ni uwawe wese. Kweli Cyane. ngaho bingaragariza. Kiri nawe urakabya. Sheri ariko hari ikintu kimwe maze iminsi ntekereza nkumva ko nakikubwira. Mbwira hari ikibazo se Sheri? Nta kintu natunga cyane kitari cyawe. Ibyanjye byose ni ibyawe sibyo? Urabizi rero zino mpapuro dufite hano mu rugo urabizi neza ntabwo zitwanditse ntabwo zinyanditseho kandi hari igihe umuntu ashobora kugira akabazo akaba nk'umuntu akaba yazana ibintu byo gutera induru akaba ngiye ushobora kujya kuburana nk'umuntu w'umugabo nkaba nabijyamo. Ikintu rero nifuzaga ko zakagombye guhinduka ukazinyandikaho ubundi ibindi byose bikajya bigenda neza nk'umugabo mu rugo sibyo? Nimba numvise neza ushaka kuvuga ngo njyewe mpandikeho umutungo. Ntabwo nibazaga ko rero ibintu by'imitungo byakakwiye kuza hagati mu rukundo rwacu. Urukundo rwacu ni urukundo rwiza tubanye neza nta kibazo. Nutangira kuzanamo ibintu rero tumva bitari bukunde. Ese nkunda? Ndagukunda nimba unkunda se imitungo urashaka iki? Indi mitungo tubyihorere imitungo rwose hajemo iby'imitungo aho ngaho rwose ntabwo bishoboka pe ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Okay nta kibazo gusa kari akanyuzemo. Dukundane by'umutungo bijye ku ruhande kabisa imitungo ntabwo birimo. Okay nta kibazo Sheri wanjye urabizi ko ngukunda sibyo? Merci. Ni mu isuku mama ahantu haba harararanye. Ahantu hakuvuna ntabwo ari ngombwa ngo wirirwe wirushya sibyo? Reka tuzashakire umuntu hakora sibyo? Oya Sheri hari igihe biba ngombwa ko nanjye mbyikorera reka. None se umukozi ari hehe ngo abe ari we wakoze ibi ngibi? Ntabwo nifuza kukubona unaniwe sibyo? Ntabwo nifuza kubibona pe. Mana yanjye ari mu tuntu twinshi erega mu rugo burya haba akazi kenshi ku buryo utamufashije rwose burya abakozi naberega babisaba ngo tubafashe. Ngaho yakubuye aha yameshe yatetse. Oya nariko ntabwo ari ngombwa ngo wifunye nuko. Ntabwo nivunnye Sheri nawe ntugakabye. Ubu se ahantu honyine nkubuye koko ntabwo navunitse pe nta kibazo n'ukuri. Okay Sheri. Cya kibazo nakubwiyeho ejo bundi kirekeranye n'aya mafungo. Sheri nukuri nabikubwiye ndi Sheri. Nukuri ko sibyo? Ariko utagira ngo njye ntabwo nagusubije ndi Sheri. Nanjye burya nari Sheri. Nakubwiye ko ikintu cyerekeranye n'imitungo rwose nawe bicara bitekereza.
ariko ntugashake kwikunda. Urakurura wishyira ushaka gutwara imitungo ni iy'abana. Wowe urakora nanjye ndakora, tuzashaka ibindi, tuzabona ibindi, turacyari bato ntabwo dushaje. None se sheri, ubwo ni ukuvuga ko ngewe nta kintu maze muri uru rugo mbese? Reka nkubaze, ni ukuvuga ko ikintu cyose nkubwiye ngewe udashobora kunyumva? None se ngewe ntabwo ndi umugabo hano muri uru rugo? Uri umugabo muri uru rugo ariko menya ko wabyaye. Nyumva nta kukumva, urimo urashaka guharanira inyungu zawe gusa, wandikaho imitungo. Kuki ushaka ibintu gusa? Menya ko wabyaye. Nge nta bintu nkeneye, ahubwo icyo nkeneye binyandikeho. Nushaka ibintu bigumane nta kibazo, nge ariko nta bintu nkeneye. Icyo nkeneye namaze kubikwandikaho byaba byarangiye. Ntabwo urimo kunyumva neza, narabyaye mfite abana. Umva sheri wanjye rero nkubwire, ntacyo turuhira kindi. Umva nge nkubwire, turuhira abana. Reka nge nkubwire, icyo nkeneye genda ubitekereza, nyuma y'umunsi umwe umpereze igisubizo cya nyacyo. Wabyumvise? Ndumva nagushubije bihagije. Nagushubije. Imitungo ni iy'abana. Okay, nizere ko icyo nkubwiye ucyumvishije. Nguhaye umunsi umwe, genda ubitekereze, urampereze igisubizo. Ibi ni ibiki mbona hano? Umugore muzima tu ufite abana n'urubyaro, unywa inzoga zingana gutya? Niko wabaye byagenze? Ni iki kibazo ufite muri wowe? Stress zawe zirandambiye, shaka uburyo nibayiza. Stress ku buryo wakwiyahuza inzoga zimeze gutya? Stress zawe misambu banzanga mazungu. Darambiwe. Ngutesha umutwe byarangiza ukajya kwiyahuza izi nzoga izi ngizi? Nese kuba ngutesha umutwe izi ngizi nizo ziragukiza uwo mutwe? Stress zawe kugira ngo byibura nibagirwe agahinda. Ibi byose nibyo bituma ibyo nkubwira byose utajya ubyumva. Wabyumvise? Ibi byose nibyo bituma ibyo nkubwira utajya ubyubaha na rimwe. Ndavuze ngo hakutira shyira hasi, shyira. Ariko mama, urabona ubuzima bubayemo bwo kwiyahuza inzoga ari ubuzima bwiza? Mbaro nkubwiye wa mwana we, ubu buzima ubona mbayemo nagutewe na so wanzaniye Kabutindi. Kandi si ngomba kwiguma najya nyine, kuko hano hanze hari abandi bantegereje. Urumva? Ariko ubuzima uzubayemo koko ugiye kujya kwica abantu hanze? Ngo ndica abantu? Njye se sinari umuntu wagakobwa we. Ega sinshatse kuvuga ko utari umuntu, ariko ugomba kwihangana ukareka kwangiza abantu banduza ibyo bintu byose uba uri kuvuga. Umva, nawe nakwica. Wiki? Nawe nakwica. Oya, ntabwo ari byiza kuba uri umuntu w'umumama wirirwa unywa inzoga sinda buri munsi no kujya kwandavura hanze wangiza abantu bose n'ubuzima bwawe buzi ukuntu umeze. Umva rero nkubwire, nakubwiye ko iyo umuvandimwe wawe yari ahari ubuzima bwanjye ntabwo bwari kumera gutya. Ngo iyo umuvandimwe wawe yari ahari ntabwo ubuzima bwanjye bwari kumera gutya. Umuvandimwe ariko mu masina gusezeranyije ko umuvandimwe wanjye nzamushaka. Ahubwo nsezeranya yuko uzamushaka ukamunzanira. Ariko mu masina gusezeranyije ko umuvandimwe wanjye nzamushaka. Gabanya ubugambo wa mukobwa, ibyo buri gihe nibyo uhora uvuga. Hoya nzamushaka humura kandi tuzamubona. Ewe, ibyawe simbyizeye, ndategereje. Nyine tegereza, ariko kunywa inzoga nyinshi mama ntabwo ari byiza, zihoreye bigeraho. Gabanya ubugambo wa gakobwa.
Sali sha ndabona hano mwimukira ahantu heza da none se nababwiye banyu ko kuba bakoreye babasigiye umutungo nyiyo umva iyi nzu nyine ni ibitugo ya data yadusigiye kera turi abana tutabizi sha ababyeyi banyu barabateganyirije kandi siko nari heza cyane uba mwinzu wenyine n'abasaza bawe mukumva bameze aha ngaho ureba reka akoserizi na n'ubu ntabwo urabona abavandimwe bawe shali wapi kabisa nawe ndabona na n'ubu ntabwo urababona wapi gusubiza babona bigenze gute cyozo nonse nzakora ibishoboka byose wenda imana ariko uzababona nzababona nta kibazo uzabona none se mama waracyase nka kera Ali ibya mama n'amabanga pe ntago nabikubwira ngo mbivemo ni ibintu birebire ubwari amabanga se nyine tuzaba tubiganira ahubwo Ali kambe nisubire mu rugo mama ataza kunshaka kambura shagenda ndabizi ukuntu ameze ataza no kugutonganya cyangwa ugasanga yaranasinze ugasanga aragukubise yanangurukana cyane ariko kamara habura ibintu wakoze wabonaga ari byiza ahubwo se wowe nkuraza umuntu muzima w'umukobwa nkawe asohoka mu kabari adafite na 500 ko ariko uransetsa wowe warampuruje uramamaga kuri telefone ndaza kwitaba inshuti yanjye uramamaga ufite amadolari nta n'ijana ufite ntenzi ko nanguriza ko natunguwe n'ukuntu namwe witwara yewe ahubwo ngiye narumiwe nawe sinzi ko washogoshera gutyo n'umufuka vide guraje guje kunywa ibyanjye cyakoze ariko tutagira mu nkunga twishyurire nari kugutayo urasebye rero nk'ibyabaye ntabwo byabaye ariko uriya mwana utamugera nari kugusiga bakagufata wenyine bamfata nagusize wowe utagira namba uraza kurafasha umuntu ufite amadolari ufite iki n'undi munsi ntuzongere ujye umenyesha utubana nazo usohokana ufite amafaranga ariko iyo bagufata wari gusigara ubikora wenyine ariko mama ubwo ikiganiro cyanyu n'akabari gusa nta kindi kintu kizima mwavugana ariko nawe urantunguye nawe wari ubizi ko mama wawe ajya mu kabari none se reba nk'ubu ngubu umunsi bazagukubitira amavide mu kabari ahubwo reka mbanze nkubaze wowe uturutse wowe ujute ninde ugutumiye muri kino kiganiro nonse sinabumvaga ariko wowe nkubaze wowe umuntu muzima ufite ubwenge bufate mu mwandiko amujyana mu kabari akataha mu kabari akataha mu rugo yasinze bene kariya kageni si ukumujyanayo nanjye yarampamagaye kuri telefone njye nagiye kwita inshuti yanjye natunguwe no kumwana afite amadolari nta n'ijana afite mu mufuka numva mugiye kunteranira niko bimeze ushobora kumpagurukira mu rugo ukagenda ushobora kumpagurukira mu rugo kuba utumvira n'umwana wibyariye se urumva njye nta nkumarira iki asoni ewe icyo nzi cyo rinda ya mugenzi wanjye David ese shaka ubundi ko boruza wirakaje umwanga njye dore mu mumena nangiye kwigira muri toilette nyine ngiye kuzana amazi yo kujya muri toilette uzi ibintu muye nabyo nabibwirwa nagize shaka kandi tutari turi kumwe shahora n'ikimana siko nongeye nkahora na cya kigore nka cye kigore se cya kindi ngo ni nako ntabwo cyaba mama cya kirara mwana ako se shaka ubundi kukiwita nyoko ngo ni ikirara uriya ntabwo namwita mama rwose cya kirara mwana yo man ubungubu uriya mugore uzi ko yakubyara ambyara ubona niza kuva muriya ntabwo yambyara none se waribyaye naribyaye iyo nza guhitamo ntabwo uriya mba narahisemo ngo ambyara uriya urumva rero nawe ufite ikibazo mu mutwe ukanya warwaye toroma cyangwa se ubwenge bwawe bwacurana ubwenge bwawe wagira ngo buri munsi ibiri ubu urabona bucurana kabisa wagira ngo urugendo bukandagira urabona ari ubutaka umva mana byiyorora umva ntabwo bwacuramira ntabwo yaba mama rwose kandi neza kumwibwira use wamuhirimbira we ni gute ataba mama we yarakubyara uriya aya nakabina siko ya niyo yaba ari igicumbo ta bitewe n'ibintu akora je mama ni ikirara mve ngo ni ikirara ariko nyine ubwo ngubwo nimbanze kumwibwira je mwibwira oya ni mu byanze genda wibwire mushiki wawe bose nta numwe nakwibwira bose
nzajya mbacaho nkaho nta n'icyo dupfana. ahubwo se ko mbona ari we mayibobo Njye mayibobo ndabona ari wowe kirara rwose kumurenza byose neza waba warabyawe nuriye ubundi ukaba muzima. ubwo uraka mayibobo gato Mana njye tubyihorere sha. ubona hari niyo uzibwira sister wawe Bose nakubwira ngo nta n'umwe nzigera nibwira. Nta n'umwe uzanamenya ko mfite icyo mpfana nabo. wowe wasaze si ukujya mu mugashya ahubwo ni uguhamagara tugakusanya tukakohereza indera none wabonye ari njye musazi. wowe musazi uri kwitanya ko ngo ni umusazi ibyo rero ngaho mana ubwo busazi njyewe ndeka man njye ndi muzima. rebe nyine n'ubundi nari ngiye kwivomera amazi yo kugera muri tuwarete kanze nigendere rero ko arebe wasadunda we Sani wowe nziko ntazi. iyo umuntu ari gushushanya rero yagose bari mu tuntu n'utu ntabwo apfa kubona umuntu umwituyeho ese n'ibintu kirimo gushushanya ni umutwe w'ubuguru. oya nta kanyoni rero ushaka gushushanya nyine nakamanika hariya ku buryo umuntu uzajya wese bajya baza agakubita akajisho ese ni inyoni ntabwo ari umutwe w'inyoni. ese ni umutwe w'iki ubona ari umuntu se ni nk'ingurube badafite ingurube se ndanayibona ushobora umuswa mana yanjye nibereye mu mirimo yo mu rugo muri abo barimo gushushanya ntazi uko bimeze. kandi gushushanya si bisemerera Shana ntabyo uzi wowe uzabireke ukajya mbigukorera. nzabyiga nabi ese ndabizi mwana njye nsigaye mbabazwa na riziki nsigaye mbabazwa na riziki bitewe n'agahinda afitiye musaza we. reka genda reka nta rugo rurimo amadayimoni kubera iki se hari undi umuzimu wa tura wanze nta kuntu haba atari umuzimu ngo uriya mujama rafiki urumva ngo abure kwibwira mushiki we na mama we ariko wibagiye ko riziki ari inshuti yanjye wibagiye ko riziki ari inshuti yanjye gusa tuzakomeza kubiceceka kugeza ryari. tuzayimusha nyine kubw'umutekano we turamutse tubivuze atahita asara wanga yahita asara agahita anatoragura n'amashashi mu muhanda birandemerera urumva wabitura tuzakomeza kubiceceka kugeza ryari. twe tuzabiceceka kugeza igihe rafiki abyivugiye we akamwibwira akanamukibwira na nyina shanze ntabwo binyoroheye noneho bikubite hasi ubiture urebe akabiribwa ahubwo sisita njyewe ndumva n'inzara yishe twose wajya n'ugafatisha ugateka kanze nyine ndebe ukuntu nagutunganyiriza ukagira icyo wenda nzajya ariko rero buriya sisita njyewe mbabona uri mwiza nubwo nyine uri mushiki wanjye ibintu nk'ibyo ukora aho hari ibigambo bwawe uri kwimana ugabanya ibigambo ukajya gukorera nta gahungu se karakwiyongoza akajya ugabanya ale bimeze bite izi neza urabibona nanjye ndaho se ko wanyeze sheri ayisha ntabwo nabikora iyo waranyeze ati urumva nakwanga waranyeze no ayasha nuko nari ngukumbuye mana we sharabisha waranyeze neza ntabwo ari cyane ako sizi mama wawe aracyasinda nka kera byaragabanutse ntabwo agisinda cyane ni ukuri ntabwo agisinda cyane ahubwo ikibazo ni kimwe ntabwo ajyamo umwanya wo kuganira nawe sha sha pole sana ariko nakubundi none se buriya bizaza hari umunsi tuzahuza tukaganira akambwira byose ariko wasanga biterwa wenda nyine na ziriya nzoga anywa nase ko atakinywa inzoga cyane biterwa n'iki oya wowe mutwaze gake 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 azageraho nyine akugarukira ariko nzabikora nyine kubera uri inshuti yanjye ariko sinzi sha mwana oya ni gake azahinduka ndabizi dani simeze ute abasaza bawe bameze batese
Sasa bagiye baraho bagiye kwigisha. Baba baguhaye cyane mpamvu wazanye amabono manini. Iyi peresi gejegere mu rugo abana buri kamwe kose. None se ko twagumye hanze tujya mu nzu tujye gufata icyo Oya ntago ndi bwicare kubera ko ndi mu rugo njyenyine rega. kandi ushaka kumbwira ko ugiye kugenda. Ngiye kugenda ngiye kujya guteka abasaza banjye ndi mu rugo njyenyine. Umunsi nanjye nzagusura sinzagera. Yes, turi bashuti se na. Nyine reka zirya njyana wirya. Rega nawe nubwo ndi umushyitsi tumusawa. Ngenda nkwerekeza. Gusa nyine umunsi nanjye nzagusura sinzagera. Oya wowe se ko turi bashuti.